none se mani yapfuye gute? Yapfuye ari kujya iwabo mani. Ase mani buriya muri kwemera ko yapfuye mani uriya mubyeyi cyangwa bamuhuye mani? Turi kubyumva gusa ngo yakoze impanuka ari kujya iwabo. Ntabwo njye ndi kubyumva ni ukuri mani. Kandi nta n'umwana yari asize. Rwabugira mani asezeranye ejo bundi mani. Ejo bundi si bwakoze ubukwe njye ndi no kubyibuka mani. Ntabwo ndi kubyumvisha gusa niyihangane uriya mutipe mani. Niyihangane natwe turamufasha uko dushoboye turebe ukuntu tubigenza mani. Ibintu uko bitoroshe no muri yanjye kuko umuntu yigwa ari muzima buke yapfuye. Njye ejo twahuye tuvuye gusenga twari turi kumwe. Mubaraka zanjye so mbi zawe. Ejo bundi hano hagiye kuba hari umuceri utazawugwanira nka cya gihe rwose aho nibizabe. Mucacaka n'uyu nk'ubu rwabugira bumvishe munjye muri kumva nashaka kumva tuzawurya. Tuzawurya mucacaka komera cyane. Komera sugi wageze sha mukiriyo ntabwo ujya uhabura ariko sinzi impamvu ndagaswe sha ntabwo wewe uba wazindutse ariko ngo umugore wa Rwabugiri yapfuye ni byose yapfuye yaburungushuye ariko yaburungushutse kabisa mu bitangaza impanuka zo muri no minsi nazo impanuka zo muri no ni ibitangaza gusa. Rwabugi mukomera cyane komera regi mukomeze mwihangane komera niyo wapfushije mwese ndabona mwaje rwose twaje gusa ihangane. None se Rwabugi batubwiye umugore wawe ngo yapfuye. Yapfuye buretse ni muri agatebe aha ngaha mbabwire neza inkuru ariko rero ukuntu byagenze simumuzi Mukamana simuzanye ejo bundi. Turamuzi ejo twari hamwe yaragiye Kanombe umugore wanjye rero yaragiye gusura biwabo arangije kugenda abakozi impanuka rero baba baramamagaye ntambwira ngo bamujyanye ngo mu bitaro. Reka ye ngo bamujyanye mu bitaro rero uri kumva muri bya byuma byabo byo kwa muganga bashyiramo abantu bapfuye bazi ngikisha niki nkwenda bapfuye umuntu gupfa. Yes Mubaraka nishe amafaranga yanjye amafaranga turabivugana kuba Rwabugira umugore we yapfuye ntabwo bikuba kundi bose amafaranga kuri banki uzayama niyo Mubaraka kandi niyo pantaro wambaye niyo nakopye ejo bundi urangishira byari wakoze umugoko mana uburanze wikiza ndose ihangana tuza kuvugana nyuma famu yes sugira aho bari joro uranze ubayekanye amadeni ko se mwese ninge mwamuteranye ngo mwebwe kandi nakubwiye bazindi icara hari ariko bazindi kiko tuziranye wakite tukavugana ntago mwamenye ko nagize ibyago ku buryo amagambo wagira ngo bashaka kuguteza ibindi ariko Rwabugiri kurekurira nk'umuntu utapfushije umugore. Aha Matiyasi nawe ugireka ibyo abagabura bizi tugira umutima ukomeye ntubizi rege ntubizi mubara ibyo urabizi amasomo dukomeye ku buryo n'agasura kabuke. Reka nkubwize uko Rwabugiri nariza amarira nariza nk'ibiro 78 mu nda yanjye mu mutima umuyoboye no kumva bari babanye murabiyobewe ahubwo reka mbabwire namwifatire mu mugongo reka mbabwire ihangane gupfutana ko bigenda urutange gutesha ngo ihangane murekure turabizi ibyo ushaka harimo n'abigwa mukanya harimo n'amafaranga ibintu nyeneye harimo n'amafaranga ese ko nkuzi amafaranga nubundi ndaye wari uzimenyeye ajya ku kintu cy'amafaranga tuyagira umuntu nk'umuntu wacu mureka tumuhe amafaranga nibyo nababwiraga rero bamujyanye muri bya byuma byabo ahubwo ngiye mbwira nimero ariko sugira uretse manze mbabwire wenda wamana mesi cyangwa ukamamaye banti y'ibihumbi 200 kumukura muri bya byuma byabo kandi ubwo hari n'abantu baracukura hari n'abandi baramuheka bamuvana mu muhanda bamugeza ku mama yo gucukura uragashaka mumanze muneranyirize none amafaranga nari akira dora ya mbere ndanabo ibihumbi 200 ko bayagaramarira iki yapfa kuya ayo ujyana mu ndaya urabonetse kibiri maye wongera nanye mbwira nimero sha ariko muba muri abantu b'abavandi akira rwose
niko nishoboye. Nacyo ariko buriya ubusabura bureta ariko murabana babi. Muratinyuka mukazinywa mwenyine ko ariko se banyweye ariko barazinywa uzi cyabaye hano wewe anagashara kasigaye. ikintu hari agashira se umuntu yagize ibyago ngubushe yewe bigo se ubwira wa mugabo kunera kiri mutoya ndebera nk'uyu muntu kakana k'imyaka 3 kapfuye ni umuntu mukuru wapfuye ase umwana ahantu hapfuye umuntu none urimo kwirata uwo musaza babigiri yapfuye kandi ari nguyu oya daka hapfende hapfuye mukamana umugore ukuntu yarakiriye isugi umuntu mwawuruzuye ko yarakiriye isugi kandi afite umugabo wa muteturu oyo barakubwira ngo ni umugore wa Rwabugi. uyu umugabo wandi umugore wa mugore ngaho ujya kwicara ariye nizagate isu hariya kose ugire uruhuko ridashira hano umugabo naragupfishije nawe ntabwo avuga ngo umugore Rwabugi nuko nifite pe Rwabugi njyewe nta kintu mfite ariko nzakuba hafi pe kuva mu gucukura no mu gushyingura no mu kiriyo hose wa muceri tuzawurya Rwabugi we yari indaye nakomeza ariko ntabwo nakuburira ngahe yari indaye ntabwo nakuburira ngahe Rwabugi ugize amahirwe Rwabugi we ishyano riragiye ngaruza 300 ishyano riragiye ngaruza ariko sugi ubu koko nta n'isoni ugira amana amafaranga 300 ku muntu wagize ibyago nk'ibi koko 300 gereka nkubwize ukuri rwose akira amafaranga naga amafaranga 200 oya yajyane n'ubundi ubwo ndaburaye yajyane nanjye nk'umuntu nyine ntabwo nabura kugenda ndaguhaye ikintu nk'umuntu wagize ibyago rwose kera nyine ku ishuri hari akaririmbo twajyaga dutera mu ikorasi ko gusezera ku murambo kavuga ko mutacikaze ko mwumva ceceka sika moyoni kavuga ngo Rwabugi ihangane byabereye mu rugo iwanjye jya wihangana jya ukomeza banyishe buriya ihangane muri desaza wese banakishe ubundi 200 koko muri mwera mu bwana bwe niko yarameze mwirengaje icyaduteranyije mureke mwiguma kuryana muceceke rwose byagenze ejo byari mu ejo nari mwirukanye nyine nari mwahukanishije igiye iwabo nari mu masake andi watubwiye ko yapfuye va nyine mbabwire abafashe imodoka iwabo niza Kanombe hariya za Kigali arakomeza n'imodoka ngo bageze hariya hafi ya Kanombe umva ariko mu bagize turi kumva geze hafi ya Kanombe nibwo imodoka bari barimo ngo yagonze bya biti bya bindi mu makaburimbo batera ubwo nyine bahise bamamagara ngo arapfuye akimara gupfa bahise bamujyana muri bya bitaro za Kigali nyine bamushyira muri bya byuma bya bindi bashyiramo abantu bapfuye nuko ubwo nyine niyo mpamvu nababwiraga ngo muneranyirize mbona amafaranga y'iki yisanduka imodoka ziramuzana na bya byuma bamushyize mu byishyura Kose mukama bakakanyusuye iwanyu koko niko nabasora nakuzimanuka ariko se mukama ko narenze ko uragumayo kamaro y'umwanya wenda ukamarayo n'icyumweru nari kuzaza kugutura n'ukuri kw'Imana mukama ni ukuri kw'Imana do usibye icyaka nagize nyimara kukwirukana ndi gushaka y'agasuru uza amafaranga bari bamaze kumva ese wundi urukundo kuyica ariko se ngo none iyo hajemo ibintu by'imisururu weho ntabwo uba wumva ikintu umuntu akeneye isi kuki wumva mbese uritakagiza kumva ko wanywa ariko wabanje kwica abantu arega mukama ibi bintu biba birimo n'amafaranga oya nagatanga impamvu wabyutse ikira gitutu uri kumbwira ngo ujye gusura kari kangombwiza ubundi ngo njye gusura iwacu kako ngeze ku muhanda nkabura imodoka ariko iyi business urabona itakora iyi business mukama koko nukuri ntabwo nabikoze mbishaka nuko wenda nyine nashakaga amafaranga no umushinga nari ndi komeza umushinga
umushinga Mereza yanjye. Gereza yanjye. Mereza yanjye. Zana vuba. Gereza yanjye. Ayange nagara. Gereza yanjye. Nayo. Rugabo rwinda nini? Zana phone hano. Nyimye umuceri. Naya koherereje. waki ariko ndayabaha ariko mukama nawe ibintu bunkorera Ubura ko yamara ndi kuguhibuye mu gahanga. arega mwabavandimwe mwe uburyo bumwe cyangwa ubundi ni ukuri kw'Imana n'imirambi iravuga mwabasivili ntabwo mwabibonye Imirambi iravuga. Reka kutwica nawe vuga.